hari impamvu yasatinze nuko akurindiriye ngo wihane wiyeze bigutandukanya nawe utihana ngo ukizwe muri aka gahe ufite ntacyo uzireguza kandi ntuzamukerereza. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye mbabwire, ntawe uzajyana n'undi nta n'uzaburanira undi, buri muntu azibarizwa ibyo yakoze ku giti cye. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye mbabwire, ntawe uzajyana n'undi nta n'uzaburanira. Bene data nshuti z'umusaraba bakundwa munkurikiye kuri iyi channel ya Niwe Mucyo TV official, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami Imana nashimwe, ni wa mugaragu w'Imana isumba byose Faustin Mwenyemari. Dushimye Imana rero yongeye kudukingurira amarembo hano kuri iyi channel kugira ngo twongere tugire icyo tuvugira hano, cyane cyane gihumetswe n'Imana muri twe. Dushimye Imana rero yaduhaye uyu mwanya, yongeye kutwemerera ko twongera kugaruka hano kuri iyi channel. Nshuti y'umusaraba, reka dushime Imana iduhaye aka kanya. Uwiteka turakunezerewe muri aka kanya nk'aka ngaka, yuko Uwiteka udukinguriye aya marembo. Uwiteka si kubw'imbaraga zacu, si no kubw'ubushobozi bwacu, ahubwo ni kubw'ubushobozi bwawe Uwiteka. Wowe uduhaye rero aka kanya kugira ngo tugaragare hano kuri iyi channel. Uwiteka unyemerere uduhe n'icyo kuvuga, kuko ari wowe Mana igira ikirema ikagikomeza. Ni wowe uduha amagambo yo kuvuga, ni wowe uzi iby'imitima y'ubwoko bwawe bukeneye, ni wowe uzi icyo ushaka kubabwira. Ndinde kwiyobora, ahubwo umpe kuyoborwa nawe. Ibyo mbisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data nshuti z'umusaraba, niba wiyemeje gukorera Uwiteka ukamuha umutima wawe wose, ukemera kuwumwegurira, ukemera kumukurikira, tegura n'umutima wawe kuzihanganira amakuba n'ibyago bizaba bigushyitseho, mu gihe uzaba urimo ukorera Uwiteka, mu gihe uzaba uri mu nzira Imana igushakamo. Kuko byanga byakunda nshuti y'umusaraba, ntabwo uzayivamo udahuye n'ibisitaza bya Satani. Kuko niba hari ikintu Satani yanga ibimubangamira muri gahunda ze. Niyo mpamvu rero wakorera Imana, wagendana n'Imana, wakwirukana abadayimoni mu bantu b'Imana, ntabwo Satani azigera akorohera. Buriya nubona umukiranutsi wayo cyangwa se umukozi wayo yaguye akagwa mu cyaha runaka, ukumva ngo runaka wakoreraga Imana, wasengeraga abantu bagakira bagakizwa, yaguye mu cyaha runaka cyangwa se yakoze icyaha runaka, cyangwa se ukumva ngo yatwaye inda. Bene data nshuti z'umusaraba, ahanini biba byatewe n'uburangare yagize. Kuko naho yagira uburangare cyangwa se nge nkagira uburangare, ntabwo Satani wajya arangara. Ashakisha inzira ze zose yaguhigiramo kugira ngo agukubite hasi, nabona agufatishije akwishime hejuru, kandi ahereye kuri babandi wakijije, babandi bagutangiraga ubuhamya, batangire basubire inyuma bavuge bati yewe abakozi b'Imana bose banza ari kimwe. Utangire gutukisha izina ry'Imana hejuru y'iki? Y'ibyaha wakoze. Hejuru y'iki? Hejuru y'uko warangaye ugashiduka Satani akorasha imyanda. Bene data nshuti z'umusaraba, gukorera Imana bisaba guhozaho, bisaba gushikama, bisaba kwiyemeza kurwana n'uyu mwanzi uduhiga amanywa nijoro, kuko naho twamworohera we ntabwo atworohera. Bisaba kurwana inkundura uri mu mbaraga zifite ubushobozi bwinshi.
imbaraga z'Imana isumba byose, ukazibamo, ukazisengeramo, ukazikoreramo, ntiwemere gucogora n'umunsi n'umwe. Buriya umukristo ahava akagera, umuntu wabyinjiyemo, umuntu wiyemeje gukorera Imana by'ukuri, atari ibintu byo gukinakina, asenga ubudasiba, asenga uko bukeye n'uko bwije, ntabwo yemera kuruhuka, kuko nuruhuka Satani we ntazaruhuka. Nabona akayira azakinjiriramo, azakurwanya, kandi nakurwanya hari igihe uzashiduka yakonesheje, kugeza mu rwego rw'uko uzasigara wumva yuko gukora icyaha ntacyo bitwaye, gukora icyaha ari ibintu nk'ibisanzwe, mbese utangire gutinyuka n'ibyo utagakwiriye gutinyuka, ubizirura, mbese Satani akwereka yuko nta kibazo, cyangwa se kubikora ukabikora ariko ejo ukihana nta kibazo, ariko ukiyibagiza yuko ushobora kuzabikora ugashiduka uhuye n'igihe cyawe Imana yateganyije yuko ukwiriye gutaha, cyangwa se ugahura n'impanda. Ibyo byose biba bisaba kwigengesera. Bene data rero, niyo mpamvu nkubwiye ngo niba wiyemeje gukorera uyu mugabo witwa Uwiteka, akunda abantu bahamya, kandi agakunda abantu bamukomeraho, kandi agakunda abantu bamushakana umwete, mu byo bagambirira gukora byose bakamuhamagara akabana nawe. Bene data nshuti z'umusaraba, niba wariyemeje gukorera Imana, shikama ukomere, kuko niba ukomeye kuri uyu mugabo witwa Uwiteka, ufite ibyasezeranyije, ubikijwe ibyasezeranyije, kuko niba hari ibyasezeranyijwe bigasezeranywa wowe, ubirindire naho byatinda, ariko kuza ko bizaza. Mwene data, iyi si turimo dutuyemo, tuyituyemo ariko atariho iwacu, kandi tukayituramo turwanywa na Satani umunsi ku munsi utajya utuza kuturwanya. Ni ukuvuga ngo niba utuje kazi yake, komeza usenge, wongere usenge. Sinzi impamvu ibi bintu bikunda kunzamo, ariko ndagira ngo nkukumbuze iri juru duhora tubwirwa, twabwiwe kera na n'uyu munsi tukibwirwa. Mwene data, iri juru rizajyamo intwarane, ntabwo rizagibwamo n'ibigani, n'abantu batakoreye Imana by'ukuri, n'abantu batakiranukiye Imana by'ukuri. Izagibwamo n'abantu bashikamye bagashinyiriza mu bigeragezo, bagakomeza kuwiteka, bakamwikomezamo, bagakomeza bakamuhanga amaso. Rero niba uri mu kigero cyo gukorera Imana, shikama ukomere, wiyemeze guhagarara mu bihe byawe udatsinzwe n'urubanza. Bene data, nasomye ijambo riri muri Zaburi mu bice 119 uhereye ku murongo wa 10 ukageza ku wa 11. Hari amagambo akomeye, kandi buri mukristo wese uvuga yuko yakurikiye Imana, yiyemeje gukorera Imana, yiyemeje gukizwa, agakizwa amaramaje, atari ibintu byo kubeshya akwiriye kugenderamo. Bene data, twese tugikizwa, nari mvuze ngo twese, kandi wowe birashoboka ko utarakizwa neza, ariko ndavugana n'abantu mwakijijwe, mwinjiye mu gakiza neza, mukabatizwa mu mazi menshi, mukavuka ubwa kabiri. Aya magambo Imana yashyize ku mutima wanjye arakureba wowe unteze amatwi kandi urimo ndeba. Ni ijambo rivuga uhereye ku murongo wa 10 aho ngaho muri Zaburi ibice 119 uhereye ku murongo wa 10 ukageza 11. Haravuga ngo nagushakishije umutima wose, ntukunde ko nyoba, ngo ndeke ibyo wategetse. Nagushakishije umutima wose, ntukunde ko nyoba. Uwo ninde? Uyu ni umugabo witwa
Dawidi ubwo yari amajije kwirundumurira mu Uwiteka, amajije kumumenya akiyemeza kumukurikira, yirundumuriye mu Mana ayisaba yuko imukomeza muri uru rugendo, kuko yararugendaga akabona yuko nubwo arimo arugenda harimo amakuba n'ibyago, harimo amahwa, ariko asaba imbaraga Uwiteka. Abwira Imana ngo ndimo ndagushakisha umutima wanjye wose, ariko ntukundire umutima wanjye kuyoba, kuko namenye yuko uri uw'agaciro ku buzima bwanjye, namenye yuko uwagufasha akagukomeza uri ubuhungiro bwe, uri ubuzima bwe. Rero ntukunde yuko umutima wanjye ngo uyoba, hanyuma ngo uzageze mu kigero cyo kuba nabura ubugingo. Asaba Imana imbaraga, asaba Imana ubushobozi, bivuga ngo nawe mu gihe urimo, sinzi igihe wicayemo, ariko niba wariyemeje gukurikira uyu mugabo witwa Uwiteka, ukiyemeza gukurikira uyu mugabo witwa Kristo, ukwiriye gusaba imbaraga n'inkomezi kugira ngo usabe Imana igukomereze umutima, kugira ngo utazisanga wakuwe ku Uwiteka wakurikiye Satani, kubw'imbaraga za Satani, kubw'ingabo za Satani. Usabe Imana inkomezi, uyibwire ngo Mana ndimo ndagushakisha umutima wanjye, ntukunde ko nyoba, unkomeze unyambike imbaraga mu gihe nk'iki kigoye umugenzi, unkomeze unyambike imbaraga muri iki gihe benshi basubiye inyuma bakareka ubumana bwawe, bakareka agakiza. Unshoboze kuguma mu mwanya wo kugukiranukira, ntutume nyoba, ntutume nkurekura, umfate unkomeze, sinsubire inyuma nk'uko abandi bari gusubira inyuma. Nshuti y'umusaraba, mu gihe nk'iki ngiki ukeneye Uwiteka, mu gihe nk'iki ngiki ukeneye imbaraga z'Uwiteka, mu gihe nk'iki ngiki ukwiriye kuba mu mwanya wo gusenga ushikamye, ku buryo Uwiteka akwibonamo nawe ukamwibonamo. Havugwa menshi akumvwa na beneyo. Bene data, ijambo rikomeza rivuga ku murongo wa 11, hakavuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Iri jambo rirakomeye. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Bene data, nshuti z'umusaraba munkurikiye, iyo wakijijwe neza ukemera gukurikira uyu mugabo witwa Uwiteka, iyo ugeze mu makuba n'ibyago, wongera kwibuka yuko hari ijambo wamenye, wongera kwibuka yuko hari ijambo wavuganye n'Uwiteka, wongera kwibuka yuko hari icyo wakiriye udakwiriye kurekura, kuko amakuba n'ibyago ku mukiranutsi ntibizabura. Amakuba n'ibyago ku mukiranutsi ntabwo bizabura kugerageza umugenzi uri muri uru rugendo, kuko uru rugendo rurimo amahwa, uru rugendo rurimo amacumu, uru rugendo rurimo amacupa amenetse, uru rugendo rurimo byinshi bigusha umugenzi. Ariko bene data, nubwo bimeze gutya, ukwiriye gukomera, ugashikama, ugashinyiriza, kugeza ubwo uzagera aho wateguriwe kuzicara mu bwami bw'Imana, kugeza ubwo uzagezaho Uwiteka yaguteguriye kuzabana nawe mu bwami bwayo bwera. Kubw'ijambo uzaba waramenye, ukarikomeza, ukarikomeraho, rikakuyobora, rikakubera urumuri rukumurikira, rikakubera akabando w'icumba. Nshuti y'umusaraba, ukomeze ubike iryo jambo, ribe muri wowe, urigenderemo. Nuhura n'amakuba n'ibyago, wibuke yuko hari icyo wakiriye udakwiriye kurekura. Nuhura n'abaguca intege, wibuke yuko hari icyo wakiriye udakwiriye kurekura. Nugera aho wishwe n'inzara, cyangwa usohowe mu nzu, cyangwa se inzara ikwishe, wibuke yuko hari icyo wakiriye. Bene data, nshuti z'umusaraba, ntidukwiriye gukurwa kuri uyu mugabo witwa Uwiteka, cyangwa ngo turekure Yesu bitewe n'amakuba n'ibyago dushyitsemo.
dukwiriye kumenya ijambo twakiriye ubwo twari tukikizwa, ubwo twari twakiriye uyu mwami Yesu, tukemera kumukurikira n'umutima wacu wose. Nshuti y'umusaraba, sinzi uko wamwakiriye, sinzi uko urimo kumukorera muri iyi minsi, ariko urasabwa kwibuka ijambo wakiriye, kwibuka icyo Uwiteka yavuganye nawe, kwibuka yuko nubwo iyi nzira igoye umugenzi, ariko ukwiriye kuyinyuramo. Bene data, ntimugire ngo iby'Imana ni ugupfa kuzabibona gusa. Iby'Imana ntugire ngo ni ukuzapfa kuzajya kubana nayo gusa. Turi mu isi kandi turi mu ntambara. Umugabo witwa Wawe yaravuze ngo mbese iyo umuntu akivukiye muri iyi si ntaba afashe igihe mu ntambara. Ngira ngo ni mu bice 7 ku murongo wa mbere niba ntibeshye. Aho niho hari amagambo avuga ngo iyo umuntu akivuka akavukira muri iyi si aba afashe igihe mu ntambara, kuko uba utangiye urugamba. Ubu rero umuntu wese uri mu isi wavukiye ku isi, ariko uvukira mu isi yamanukiwe n'umwanzi Satani. Ni ukuvuga ngo Satani arimo arakontorora iyi si mu buryo bw'igitangaza. Rero bivuga ngo niba utarakiriye umugabo witwa Uwiteka ngo yinjire muri wowe, ngo wakire Kristo yinjire muri wowe, hanyuma ngo abo bagabo bombi bakubera akabando w'icumba, ngo nuba ugeze aho ugowe n'umubiri, aho ugowe n'ibibazo runaka, ngo umwikomezeho. Nshuti y'umusaraba, iyi si izashirana n'ibyayo, kandi iyi si bizarangira igutwaye ubugingo, kubera ko Satani arayikoreraho ku buryo butangaje, arayikoresha, arakorera mu bantu mu buryo bw'amayoberane, ku buryo utabaye maso ibyakugotomera bizaba byinshi. Rero mwene data, nshuti y'umusaraba, soza uyu mwanya, ndagukumbuza gukomera kuri uyu mugabo witwa Uwiteka. Uyu mugabo iyo umwiziritseho kavuga uti Mana, nubwo ngeragezwa muri ubu buryo ubu n'ubu, nubwo ndi mu makuba ameze gutya, ariko ntabwo nzibagirwa ijambo wavuganye nanjye. Ni ukuri Imana ikunda abantu bahamya, kandi igakunda abantu bayikomeraho mu makuba no mu byago, kuko ahantu Imana izakumenyera mu makuba niba koko warayakiriye by'ukuri, niba uyikomeyeho. Kuko ushobora kuba uvuga uti Imana ndayizi, Imana narayikurikiye, Imana ndayikunda, ariko kubwo kuyikunda Imana ikavuga ngo reka nze ngerageze wa muntu wanjye niba nkunda. Iyo iguhaye iby'isi kaguha kudufaranga, abenshi n'abatari bakuzi barakomenya. Ariko nje ntekereza ko niba iguhaye ku mafaranga cyangwa ikaguha ku butunzi runaka, aribwo wagakwiriye kwenyegeza kuyikunda no kuyishaka no kuyishimira no kuyisenga, ukarushaho kugendana nayo. Mbabazwa n'abantu Imana ikingurira amarembo y'imigisha, aho kugira ngo mukomeze muyikomezeho, ahubwo mukarushaho gusayisha. Kuko nimwe mutuma n'abari inyuma yacu badasubizwa, nimwe mutuma bamwe muri twebwe tutakira imigisha Imana yaduteguriye, kuko hari igihe ibibona yuko yadutakaza kandi igize ikidukeneye. Bene data, nshuti z'umusaraba, komera ushikame, n'ukuri nutagwisari uzasarura iby'Imana yateguriye abayizeye bakayikomeraho, bakayizirikaho. Abangaba batarava mu isi bazabona ibyasezeranyijwe, kandi nibashyika no mu ijuru ryayo ryera bazahabwa ibyasezeranyijwe ku bayinambyeho, ku bayikurikiye by'ukuri. Bene data, nshuti z'umusaraba, muribuka ijambo riri mu gitabo cya Yakobo mu gice cya mbere ku murongo wa 12, niba ntibeshye. N'ahantu hari amagambo avuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko nyuma yo kugeragezwa, nyuma yo kubabazwa, nyuma yo kwihanganira iyi mibabaro yose, uzahabwa ikamba
ry'ubugingo kandi ugahabwa ibyasezeranyijwe abayinambyeho by'ukuri. Bene data nshuti z'umusaraba, usibye iby'ubu buzima, usibye kuba Imana yaguhesha umugisha ukiri muri iyi si, ariko zirikana yuko hari n'ibyo uzakira mu bwami bwayo bwera ubwo uzaba ukuwe muri uyu mubiri. Havugwa menshi akumvwa na bene yo. Nshuti y'umusaraba, wibuke aho Imana yagukuye, wibuke n'aho ikugejeje. Ugarukire Imana niba uzi neza yuko wasubiye inyuma ugatana ukarekura, kuko iby'iyi si nizunguruka, isaha ku isaha Imana yagutwara, kandi isaha ku isaha n'Imana yabikwambura. Ariko ndakugira inama yo kongera kwikomeza kuri uyu mugabo witwa Uwiteka. Amahoro y'Imana abe muri wowe wankurikiye, kandi amahoro y'Imana abe no ku byo ukora byiza. Imana iguhera umugisha mu byo ukora byiza, wowe wankurikiye, wowe wanteze amatwi. Shalom shalom, nakagaruka. Yari Faustin Mwenyemari.